Kapone umeze ute? Ndaho ndakomeye. Urakomeye. No twakoranaga kera bajya nkomeye kurusha mu cyuma cya burende. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri sije ngufi ntoya. Ndashaka twibaze gutya. Ese imishyikirano ya Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame niyo izarangiza ibibazo byo muri Kongo? Donc kumvikana ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo nibyo bizarangiza ikibazo kiri muri Kongo hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo? Icyo nicyo cya mbere ndashaka ko tuganiraho. Impamvu ya kabiri, ese impamvu M23 irwanira, impamvu iri legitime, iremewe? Nibyo bibiri nshaka ko tuganiraho mu mwanya mutoya cyane uyu munsi. Duhere ku cya mbere. Hamaze iminsi nk'uko twabivugaga handikwa amakuru, ibinyamakuru byandika ko hazabaho imishyikirano hagati y'u Rwanda na Kongo, hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida Paul Kagame. Buri gihe imishyikirano ibaye n'ubundi biri hagati y'u Rwanda na Kongo, M23 ntabwo bayitumiramo mu gihe ikibazo gifitwe na M23. Hano ndibaza cya mbere, u Rwanda ruhurira na M23 ko ari rwo bahora batumira. Nicyo cya mbere. Cya kabiri, ese u Rwanda rwemeye ibintu bagasinyana amasezerano, tuvuge ko bageze ku masezerano bose bumvikanye bakayasinya, M23 yayakurikiza? Ko ku masezerano aheruka u Rwanda rwasinyanye na Kongo hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, M23 yateye utwatsi. M23 ntizasinya kubera ko kugeza iyi saa tuvugana ni hano bwemera iby'amasezerano n'uduhenge n'ibiki. Icyo ishingira iravuga iti ni njye uri mu mirwano njye urwana, ariko bajya gutegura, bagategura inama, bagategura imishyikirano bakansiga. Ese urabona nimba bansize ari njyewe nyiri ikibazo, ubwo ibyo barimo by'inama ni bwoko ki? Iyo nama yubakiye kuki? Iyo nama ishingiye kuki? Nayo ni M23, sibyo? Noneho bibere kuri ekorse. Sinzi wenda wowe wize ibijyanye n'ubuhinzi wenda. Ekorse ni igishishwa. Ni igishishwa. Igishishwa ni FARDC na RDC. Noneho nayo ni M23 kuko niyo nyirabayazana. Reka twikoreshe ijambo nyirabayazana. Uwateje ikibazo ni M23. Ikibazo kigaragara inyuma, ariko ntibazwa. Niko ukundi ushobora kujya gukemura amakimbirane. None tujye muri nuza gestion de conflit, conflict management. Bivuga ko iyo ushaka gukemura ikibazo cy'amakimbirane, utangira ibyo bita roots, imizi. Imizi y'icyo kibazo. Ugahera kuri uwo muzi umwe root, noneho ukazamuka ku gihimba, amashami n'intuza. Ni ukuvuga n'imbuto gishobora kumera. Urahera mu mizi aho cyatangiriye hasi, kuko imizi niyo yuhira ibice bisigaye hejuru. None urangiza ujye ku gihimba gifashe amashami n'amababi, uzamuke ku mashami, kubera ko ubona ibyo cya kibazo gitangiye guteza, sibyo? Uve ku mashami n'ayo mababi ujye ku mbuto ziri bwere, zaturutse muri ya makimbirane. So konfli yose ni ukuyikemura. Ibyo bari gukora rero, bari gukemurira kuri za mbuto zigaragaye hejuru. Inuza nimba ari avoka, bari gushakira avoka kuri rwa rubuto turya. Kandi ujye ugaca ya mizi ya avoka yakuma, ntabwo yakongera kumera. Gusiga M23 uretse ko nayo atari intuza, atari imizi, ahubwo ari intuza, ari nk'igihimba. Noneho bagiye hejuru rwose, bigereye ku bishorishori hejuru. Iryo kosa riri gukorwamo, mbona ko n'iriya mishyikirano ishobora kuzabyara amazi nk'ibisusa.
nta cyizere nyiha, ku bwanjye, kubera ko iyo aho bakagombye gukemura ikibazo batari kugikemura. Twongeye tugaruke ko bakagombye kuba batekereza kuri M23 igice kimwe, ariko bakongera bagatekereza ku ntandaro y'amakimbirane ari hariya yatumye M23 yegura intwaro. Ndewe ku bwanjye simbona u Rwanda hariya, simbona umumaro w'u Rwanda muri Kongo. Muri Kongo rurimo se mwese rwo ryo gushyikirana se? Mu mishyikirano waruvuze muri Kongo. Nibyo mvuga nyine, muri Kongo bari kurushyira muri Kongo. Mwese imishyikirano ni y'Abanyarwanda na Kongo cyangwa ni y'Abanyekongo? Ni y'Abakongomani ku Bakongomani. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwabaye Kongo. None se hano abantu bahora bashinja u Rwanda ko rufashe M23 ari aho ngaho ntibaba bafite ukuri? Bavuga ko u Rwanda rufashe M23 se? Yego, kubera iki batumira u Rwanda? None se tuvuge ko amahanga yaba Amerika iyo igiye kuvugira avuga ati u Rwanda na Kongo bumvikane, ntuzumva bavuze M23 ngo u Rwanda na Kongo bumvikane. Iyo ni Amerika. Yaba Ubufaransa iyo bugiye kuvuga, yaba Ububirigi iyo bugiye kuvuga, yaba UN iyo igiye kuvuga, yaba amasezerano imishyikirano ibera Angola, yaba imishyikirano yaberaga Nairobi, yaba imishyikirano yaberaga he, abantu bose kuki batumira u Rwanda na Kongo? Tuvuge ko bose batazi biri kuba. Biterwa n'intuza n'uwatumiye icyo agamije. Wenda muri Kongo hari ibuye ryinshi kandi buri wese ararikeneyeho. Kujya gutumira ukavuga Kongo ugatumira u Rwanda, nako ukavuga u Rwanda, ni ukwanga, ni nk'igitego ntuza Tshisekedi aba yabatsindishije, kuko nta fagite n'imwe, nta musirikare w'u Rwanda urafatirwamo hariya, nta n'uranagaragara yinjiyemo, nta n'igikoresho cy'ingabo z'u Rwanda kiragaragaramo hariya, sibyo? Kuko ibyo byose u Rwanda rurimo hariya mu ngabo za M23 wabibona, ntabwo u Rwanda wabibwirwa n'iki? wabafatira ku rugamba, ndetse n'abasirikare mu 23 bicirwa ku rugamba, ntawe nkomezi ibonekamo. Reka nkubaze, none se ufashe abasirikare b'u Rwanda ukabambika imyenda ya M23 cyangwa FARDC cyangwa ikindi gisirikare, dufate muri aka gace dutuyemo, dufate Abarundi, dufate Kongo mu burasirazuba, urabizi mu burasirazuba igice kinini cyahoze ari u Rwanda mbere. Ariko ntuze kunyibutsa wenda nanjye mfite n'ibitekerezo bindi ntaratangiga, urumva, mbere y'ubukoloni. None se bariya n'ubundi barasa n'Abanyarwanda, bavuga Ikinyarwanda, n'ubundi se ubambitse ufasha Abanyarwanda ukabambika iteni yabo, ubundi babatandukanyiriza ahantu bitandukaniye. Nuko buri munyarwanda afite icyo bita matrikiri ya gisirikare. None se urashaka yambukana yagiyeyo? Oya, wafashe amazina ye kuyibona birashoboka. Oya, ashobora kugenda agahindura izina. Aya nkagiye nitwa Bamporiki Jean Claude, nkagenda nitwa reka ndebe, ukitwa Kapone mbega. Oya, Kapone, oya, reka ndebe izina ryariya Irucuru narabaye, reka Irucuru nariya, reka ndebe mazina abayo Nyarugabo, urugero. Nyarugabo se si umunyamurenge ahubwo buriya? Oya, nariya barayitwa Nyarugabo. Urugero niswe Nyarugabo, hano nitwaga Bamporiki. Uzi abantu ntibasa? Ega nabyo byacanze amahanga, kubona nuza abantu ba Rucuro kabone n'Abanyarwanda. Ariko seriously Rucuro Rwanda nanuza na Masisi n'izi za Nyiragongo, ugiye gutya ntabwo ushobora kubatandukanya n'Abanyarwanda. Aha, nimba utashobora kubona ugiye no mu rurimi rwabo. Nabyo nari ngiye kugeraho, turi kuvuga na za rutsi zo gukemura amakimbirane, ahantu bakagombye guhera. Aho ayo makimbirane atangirira rero, atangirira mu myaka y'amagana, uko u Rwanda rwaraguwe, rwaranze, nuko ndi bubivuge bakanjyanye na muntu wacu ukora imyenda, hano wabaye umukobwa ari umuhungu.
ntanze kumuvuga imyenda ya gakondo bazanye poroje yitwaga ngo kwanda kwanda ariko kwanda ni ikinyarwanda kwanda ni ikinyarwanda ni ukwaguka u Rwanda nyine ruva ku nshinga kwanda aribyo bisobanura kwaguka nanjye nyataza kuva ko nanze nka ntuza nkawe nyine rwaragutse ruragenda rugera za Masisi za Rucuro banza nageze na Warikare agace bagezemo kabari erega namwe Bukavu na Bukavu yongiye na Bukavu ugiye Bukavu ukagenda ukagera iyo nuza za Bukavu nzi ahantu hari amatongo ya Rwabugiri eko na nuza na hari Amasisi arahari na Musinga bivuga ko yanavukiye muri ya makimbirane yari yavutse ndumva hari ikiganiro tugeze gukora cy'intuza cy'intambara Rucunshu erega na miti twereka ko Kanyabungo ni umwana wa Kanyarwanda ni umwana wa Kanyarwanda ni ukuvuga ngo rero hari ibigabiro bya Musinga hari ibigabiro bya Rwabugiri Musinga yaravukiye bifitanye amasano ya bugufi n'Abanyarwanda noneho ikibazo nyirizina cyaje kuvamo tunabivuga tunabyemeze ko bariya bagiye guturayo Sunde Rwanda ni Abanyarwanda b'icyo gihe ntabwo bagiye guturayo ahubwo babakiriye umupaka batuyeyo n'umupaka nari kuhagera ni Abanyarwanda kuko u Rwanda rwari rwaragutse rugeze hariya hari n'abantu b'ibwami bagiye gutora ko hari ibigabiro by'umwami hari ibigabiro bibiri hari n'isuma hari ikiganiro nigeze kuvuga ndakivuga n'iriba inka zishokeramo cya Musinga bamuhayemo amazi yo kunywa avuka na nyina barayamuhaye ajya kubyara Musinga hariya muri za Masisi ibyo byose rero iyo sano n'Abanyarwanda iri hariya muri kariya gace bwari ubutaka bw'u Rwanda bagiye gushyiraho imipaka babwambuye u Rwanda hari abafite urwenya bati kuko bashyizeho bwa Musinga atazi gusoma no kwandika bati u Rwanda rugarukira hehe ni urwenya bateraga ariko ntabwo ari kubera ubutaka bwe atera hose n'ahanjye mbega ntiharazi yuko hari ikindi gihugu kibaho yazi yuko byose ari u Rwanda ni urwenya bateraga sinari impari nuko u Rwanda rero ruza kwamburwa ubutaka bwarwo bajya hariya ariko wa muco bari bafite uracyari wa wundi n'ururimi baruvuga neza yewe uko gusaba no kurambagiza uko babikoraga mu Rwanda rwa kera niko bimeze n'ubu ngubu umunyarwanda niyo agiyeyo ntabwo yakwisanga wenda yagiye nko mu Bashi agiye mu Barega mu Banande cyangwa se aho twitaga Bandandi abandi bagiraga akantu kameze gutya abo ni abantuza ni Abarega barabagiye bafite imico yabo ariko umuco w'abari Abakongomani bari hariya urasa 100% n'uw'u Rwanda ndetse bavuga ko hari abantu bajyaga bajya gusabayo na n'ubu ngubu mu gihe Abanyarwanda bari batahutse hari imico imwe n'imwe yavuga ko umuntu batabanye hariya batajya gusabayo sibyo ariko ubu ngubu abari mu Rwanda mbere ya jenoside basabana mu buryo bworoshye bitagoranye n'abantu babaga Masisi za Rucuro na Ntuza biroroshye rwose ugiye muri turiya duce batuyemo cyane za Musanze Nyabihu na hehe ntabwo ushobora kuvangura ubwo bwoko n'ubwoko bumwe ubwo rero ni noneho bigakubitiraho ari nabo bavuga ko bazana bagashyiramo kesi y'u Rwanda bavuga ko wa muco wo gukunda inka no korora inka uhuriyemo n'Abanyarwanda bafata nk'ubukungu bukomeye bw'u Rwanda mu myaka yo ku bami n'iki na hariya warakomeje n'ubu ngubu wari ugihari n'ubu ngubu baracyazikunda
n'urwo rukundo n'ubwo busabane iyo convivialité ihari iracyasa neza 100% n'u Rwanda. Konfli zabayeho FDLR igezeho hari ihunze mu Rwanda, FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, ihungiyeyo icyo yakoze yagiye kwica bande b'abanyekongo cyane, abantu yibandaho kugeza kuri iyi saha ni Rucuro Masisi na Ntuza na za Nyiragongo. Baba n'ubundi bagifitanye wa muco n'iki n'u Rwanda, bakavuga ko ari abatutsi, ariko hariyo n'abahutu, hari n'abahutu b'abanyamasisi kuko kubera ko byari u Rwanda ariyo n'abatwa baracyari amoko yari ari mu Rwanda icyo gihe ibyo bitaga amoko mu by'ukuri byari classe sociale n'ubundi kuko cyari igice cy'u Rwanda n'ubundi nabo baracyahari ariyo kuko yari u Rwanda. Yego kuri umuma baracyahari kandi nta kintu bigeze bakemuraho, amahanga ntabwo yigeze akemura ibyo bibazo. FDL yagiye irigaragambya inyaga inka ikajya inazirasa ikazica kugira ngo ikeneshe isubize ku isuka abo batutsi biciwe, abo batutsi b'abantuza noneho rero ayo mateka yose noneho biraza guhurira n'u Rwanda muri iyi mishyikirano. U Rwanda ari rwo rutumirwa muri iyi mishyikirano, nawe uvuga ngo ni igitsindo Ntuza Kisekedi yatsinze amahanga, avuga ko aterwa n'u Rwanda kubera ko atemera M23, ntayemera kubera ko ayita ko ari umutwe w'iterabwoba, sibyo? Akavuga ati rero M23 ikavuga ko ari abakongomani, ntabwo igihugu gishobora kujya kwidekarara ngo kibe kugiye gutera inkunga Kongo igiye kurwana n'abaturage bacyo. Kuvuga ko yaba yatewe n'ikindi gihugu nibyo byakumvikana, nabwo yabona sapoti y'abayitera inkunga, baba bati bagiye guhangana n'iki n'ibihugu bibiri bihanganye. Nicyo kintu rero yatsindishije amahanga, haranavuga ko yagerageje gutsinda, niyo ni igitego yatsinze. None se u Rwanda nirwaba ruriyo kuko turabizi twese n'isi yose irabizi ko muri 1996 u Rwanda rwarambutse rugiye gufasha AFDL, ibyo bintu de force démocratique. rekera ngo niko kunigana ijambo ko nari nyikomeza aho ngaho mu bituma niyo konfli niyo kwitiranya u Rwanda apari yo Ntuza bari gushinja Ntuza apari ibyo Kisekedi yavuze, barongera bakubakira ko n'u Rwanda rwigeze kujyayo ubuze 96 gusa, ariko na nyuma rwagiye muri 98 muri RCD muri RCD, kandi icyo gihe u Rwanda rwarabyemeje ko rwagiyeyo, rwagiye mu ntambara ya Kisangani urayibuka, wangana Uganda aho barayivuze ko bagiye barabyemera, bavuga ko banatsinze ingabo za Uganda, nawe harimo akantu k'agakonfli n'ubu katarashira. Yego byari ya ntambara y'abantu bavukana kwa kundi umwe abari mukuru, abantu iyo bakurikirana mbese bagirana utuntu nk'utwo. Nuza ejo bundi muri Ntuza muri ku bwa Kabila hagiye operasiyo bitaga Ntuza, hari operasiyo simwe gusa, hari operasiyo hagiye no kwa Kisekedi hagiye yitwa Shujaa, operasiyo Shujaa, hari operasiyo Umoja Wetu, operasiyo Sokola ntabwo u Rwanda rurimo, kimya wati sinibuka. Izo operasiyo zose ntibishoboka ko abasirikare bagiyeho bakagumayo ntibagaruke, bari vanze na M23. Kuko deja izo operasiyo zabaga ari operasiyo ziri secret, ku buryo nta muturage wabaga ubizi. Uribuka nka gihe cya Joseph Kabila baramubazaga agaceceka, ibintu bikazatangazwa operasiyo igiye kurangira. Oya, kandi barabivugaga barabyemezaga ko babyemezaga operasiyo igiye kurangira, ariko bamaraga nk'imyaka 3 nta muntu uzi ibiri kuba. Ibyo kubitekereza babitekereza ko ingabo zagiyeho kandi u Rwanda rukabitangaza ko rwazoherejeyo, ariko ubu ngubu bari kwibeshyaho. Nayo mpamvu amahanga avuga ko u Rwanda ni fact ushobora kupresenta ko bari kwibeshya, kubera ko Ntuza Kisekedi ntagaragaza, nta bimenyetso atanga bigaragara. Yakagombye gutanga ingabo, kucyo adatanga ingabo zagiyeyo?
none se we ari ku urugamba ruri kubera muri Kivu, ababirwana. None se ntayoboye igihugu cyose? ayoboye igihugu, n'abahagarariye ingabo se bari hariya. none se ukeka ko bagufasha uri umusirikare, tuvuge uri umusirikare w'u Rwanda bohereje nk'i Burundi bakagufatira i Burundi, none se bagwa amabwiriza yahe? Sinaba umusirikare, we wabaye umusirikare, bagwa yahe mabwiriza? Amabwiriza y'iki? Bagufashe bakakohereza wenda kujya kwinfiltra nk'i Burundi, ubwo uri intasi nyine ntabwo bagwaye mabwiriza, ntibagufata urirwariza ntuvuge kuri n'umunyarwanda, sibyo? None se ukeka ko none se u Rwanda rwo rufite rugomba kujya kwigaragaza ko rwoherejeho ingabo? Aha, ntirugomba kwigaragaza, utagomba kwigaragaza. Kisekedi niwe ugomba kwapuruva akagaragaza izo ngabo ziri he, akazigaragaza. Ninde ngo ntameze ate? Ntabwo ari kuri front, ariko ufite ingabo ayoboye, kandi we muntu ingabo w'umukuru w'ikirenga. Nite kukubwira, ukeka ko babafashe bakwemera ati twebwe twavuye mu Rwanda? Ntabyo bakwemera, bagomba gushaka ibimenyetso, nimba na DNA bazazifata, ariko bigaragaza ko ari umunyarwanda. Bose nafata DNA ukagaragaza isano y'aho umuntu yavuye. Erega DNA kugira ngo ugaragaze isano nuko uba ufite sample y'umuntu wamubyaye cyangwa y'igisekuru cye, ufite na sample ye. None se nimba ufashe sample y'umuntu umwe, tuvuge urugero, ufite abana, bafashe sample y'umwana wawe batafashe iyawe, bamenya ko ari wawe, babikura hese? Ariko bagomba bakompara nane ebyiri, result ebyiri. Ibyo ngibyo nibyo nuza Kisekedi agomba kwa approve. Iyo atarapuruva niko tujye mu rukiko. Bagiye mu rukiko ukajya kuburana, iyo ubuze ibimenyetso watsinze, ugiye kuvuga bashobora kuba bariyo cyangwa batariyo. Njye nemeza ko badahari. Wese niki cyawe wapuruva ugaragaza ko badahari? Kubera ko Kisekedi nigeze agaragaza abaribo. Ni kumbwira rero ngo niza ngo ni perezida, ariko ni umugaba w'ikirenga. Kuba bafata umunyarwanda bakamujyana hariya bati ngo uyu munyarwanda, Kisekedi akamwemeza, nta kibazo uko aba bakoze akazi nabo hasi. Ubu se uwitwa ntuza uyu Guillaume Kayiko, Njike Kayiko yananirijwe n'iki kuba agaragaza umunyarwanda ngo twaramufashije umunyarwanda? Niba bafite intege nkeya, niba bishobore kubagaragaza, avuga niba bafite intege nkeya, ariko aribo yigeze kugaragaza. Yagaragaje abantuza, yagaragaje abo babahaye ikiraka, babahaye ikiraka ngo mugire mvuge ko muri abanyarwanda, baba bakuye mu nka n'ibiki. Kandi amafoto, amayimaje agaragaza, yigeze kuyagaragaza mu ntambara ya RCD, ayagaragaza mu ntambara nuza Ventura ya kera n'ejo bundi. Hanyuma se tukiri hano, kubera iki ibibazo bivugwa hariya muri Kivu y'amajyepfo y'amajyaruguru, ko hari abanyarwanda bateza imvururu buri gihe? Kubera iki abanyarwanda bashobora kuba ikibazo kuri Kongo, niba ari ikibazo kuri Uganda? Kandi tuzi neza ko mu gihe bagabanyaga imipaka, nimba ari kuyigabanya, nimba ari kuyisatura simbizi, abakoloni, hari ubutaka bw'u Rwanda bwagiye muri Uganda. Juste nanjye nibyo ndi kwibaza, we nk'umusesenguzi wacu, uri umunyamakuru kuva kera muri za 2000 kugeza ubu, ndashaka kumva yawe, kubera iki u Rwanda rutagirana ikibazo na Uganda, ariko u Rwanda rukaba ikibazo kuri Kongo? Ikibazo muri ntuza bari abanyarwanda bagiye za ntuza bufumbira hariya kugera kuri Lac Edouard, ni ufumbira, ni imbarara baya masaka mbarasi, ntabwo mfite amateka hafi, ariko barazamuka ukajya kuri Lac Edouard hafi na za Vicumbi. Hari abigeze kumva ngo baherutse bafata za Kanyabayonga ruguru iyo ngiyo. Barantuza Uganda ifite imiyoborere imeze neza kurusha ya Kongo, ifite imiyoborere y'uko abanyagihugu bose bafatwa kimwe, barangana. Hari n'ubwoko bita muri Uganda bita abanyarwanda, yego barari, kandi bafite ntuza, bajya mu butegetsi nk'abandi, ntibabavangwa, ntibagira gute.
Icyabyishe muri Congo harimo ivangura, harimo amacakubiri ashingiye ku vangura, ashingiye ku moko. Muri Uganda cyo bafashe nk'Abanya-Uganda ubwabo, n'Abanyankore burya bavuga ko bafite isano n'Abanyarwanda bavukamo ba Museveni n'abandi. Abanyankore n'Abahima. Nta kibazo kirimo. Uganda ntabwo yigeze kigira ikibazo, yakigeze ku bwantuza, ku bwa Amin na Obote, ariko nyuma yaho aho bavire ku butegetsi abantu bakomeje babana neza. Ni nk'uko mu Rwanda mbere ya 1994 hari dufite ibibazo by'amoko, Abahutu n'Abatutsi, ariko se ubu ngubu wabyumva birahari mu Rwanda? Ntabyo nzi. Abahutu n'Abatutsi biramaze iminsi bavuga mu burengerazuba na yahe yatumye inyobozi zose zegura abakozi bakirukana. Byantuzaniye byaba genosideri gusa, ariko nta gace kamwe ntabwo ari ishu ikomeye cyane ku buryo bavuga ko ikibazo. Uzi ko i Rusizi bari basigaye bafite n'amazina ngo arabitwaga wenyewe, sisi wenyewe, arabitwaga Muzuzu, arya ni Muzuzu, Mizuzu, arabitwaga abandi, yari kategori enye. Ariko byari biri mu bantu bakeya mu gace gatoya, ku buryo utagira kigira ikibazo kiri generali mu gihugu. Ubu se tufate nayo Kigali, twese turi muri Kigali, koko wari wagiye mu muhanda hariya ukoma ngo ni Umuhutu ngo ni Umututsi? Nta n'umuntu ukibuka n'izo mvugo. Nibasangira mu kabari, nibakwana diro zose, ibyo bintu nibajya uzi uko abo twitaga abo ngabo n'abariya banasabana abageni cyane. Rero ntabwo ufata kese y'abantu batoya ngo igire igihugu cyose. Kuko no muri Uganda ushobora gusangamo utwo dukese tw'Abanyarwanda, kuko mu minsi yashize yigeze kuza agakomfurika katari gafite imbaraga, yarakumbise muri Uganda kavuga ngo Abanyarwanda barango bashaka kugira ngo bamburwe ibyo by'Ubunyarwanda ngo Abanya-Uganda nk'abandi, kubera ko ngo iyo babumvise ngo bahita bajyanye n'ikindi gihugu, uraro bwabo uburenganzira nk'Umunya-Uganda ngo ntibabwiyumvamo, kandi bose babona byose. Icyaje kuba ni uko no muri ba bandi bo ubwabo bitwa ngo ni Abanyarwanda nabo barahagurutse bati no, twebwe mutugumishe ubwoko bwacu ntacyo butwaye, dukomeze twibera Abanyarwanda, ibyiza leta iha abandi natwe irabiduha kandi ku gipimo kimwe. Urabona impamvu navuga ko muri Rusizi na Nuza na Karongi ari ikibazo, ni uko n'ubundi nubwo ibyo bibazo bihari ntibyatumye hari abamburwa inshingano kubera ko bafite ubwo bwoko runaka. Abo ba Mizuzu, ba sisi wenyewe, hari n'ubundi bwoko bwa gatatu bose bari mu buyobozi bwite bw'igihugu. Ntibakora se? Barakora. None se ba sisi wenyewe, ba Mizuzu n'abandi bose bavanyemo? Bavanyemo bafitanye ikibazo. Abari babishyushyemo bahakuye urukungu Masaka, bahakuye ikirayi kiboze mu bindi birayi biboze. Noneho n'aba bayobozi babitizaga umurindi nabo bakura mu nshingano. Ariko si ikibazo gikomeye bavuga ko cyafashe ikindi gihugu. Ni nk'uko higeze kwaduka bari abakono, abantu bashatse kubishyushya mu mutwe, nubwo bari bazanye uburyo bwo gucamo ukubiri ubumwe bw'Abanyarwanda, ariko ntabwo cyari ikibazo kigiye gukomerera igihugu ku buryo bavuga ko igihugu byacitse. Kandi leta yabashe kukigera, ibibazo by'abakono birarangira nta mukono nyumva. N'abari bari hejuru hari ukuntu babakubise ka rugondo ihene, ntuz'abakono aferi z'abakono zirarangira. Ngayo nguko rero nshuti bakunzi ba Rwanda News 24, nimwibagirwe kuza gukora subscribe, mukande kuri like, uko like zanyu zibaye nyinshi na niko YouTube rekomanda video ikagera ku bantu benshi bashoboka. Mukore
share ndetse munaduhe ibitekerezo byanyu kugira ngo tuzajye tubiheraho tubagezaho inkuru zitandukanye. Nk'uko mubibona twari turi kumwe na mugenzi wanjye Alphonse Munyankindi Kaponaro kudufasha gusesengura. Reka tuzagaruke mu bindi biganiro nawe ubutaha. Murakoze cyane. Bye bye.